Yesu afite n'ingofero n'umukandara. Ndejuse niyo amaguranyirwa. Byari biryoshye se ko mbona umukobwa wawe byamunaniye. Rero ma yabanyamugi ngo ibishyimbo n'ibijumba byacu birababihira. Nyihera nako gacuma nisomereho niba hari iki kibamo. Akira uyinywera. Bibabihira se. Ko twabihase. Yewe twana bikaranze ye. Hari ikindi sebo barenzaho. Nunitse ko atabiriye. Cyakora cyo nibura mboneyeho kwira ibiryo biryoshye. Aho uyoza mwana wanjye. Ndatohoke. Mu migi yo ngiye ngo ntibarya byinshi yewe. Nyamara nariye da. Nicyo gihe umuntu agera mu cyaro kugira ngo bamwereke ko bamwishimiye bagahibikana bigatinda maze bajya kumukarangira utumesa wenda baba bavuye no gusaba cyangwa kwikopesha. So gusukamo bagatotobeka. None uzanyangane iki wawe cyomanzi. Ntazo bari kumutumbisha indagusata. Nti mwumva mwana banyumvira mwebwe se muzima ni iki umuntu uretse twadusimba twanyu ngo ni insanani se nabo baratuguhaye ngo nturye se reka sinzajya guhemuka ndi umugabo ariko nyine mukabyaga tuvuga ibintu dusubira ibindi yego ko ba niba nakwize mukabyagaju kuko nawe wisize bya bipfuna muheto njya numva byateye batukuza ukunda ukabye iryo gaju koko ugahuza ukuntu usigaye ureba sukwasa neza urabona nasa neza se sehorere nuko ukwiye gusa koko ngo nuko bigomba kumera ye ngo ni iby'iki gihe bagezemo wakagira imana niko yambwiye ukagira ngo ni itegeko ariko ye ababyeyi namwe haraho mukabye dukabya ubuse mwaye aho ni mushaka ko nzajya nshuza uramwaye ntiwanzi wacu aha ni inka zarabuze nshimye kwisiga da niba ari ukwisiga mama niba ari ukwikunyura niba ari ukwitonora bye byanyobeye imisatsi se y'umuko imisatsi sibaye wayigenjeje ute neza rwose utagira wigikaranga wagira ngo namoya y'inkoko wamadikije amata y'imiyenzi ibyo ni ibintu ibyo bene ngo ibya bene iyo misatsi babyita gufiririza unyagara niba se karine nakubwiye kudafiriza urandenganya bari ugufirifira ariko se ibyo reka tugire wense kamukobwa akabyara byari uzungu simba mbizi reka ahubwo byo tubyihorere twivugira ibyo twashakaga kumubwira bya bindi byo kwabasa bose kandi gukoko njya ahubwo reka nimube mutangiye mbe nandururira ahubwo dore mu gitondo ndazindukira ari intuzi gashabishabi ari yakwanuza kwa kadindi najya kumugeza bamwenda mbamura ngo yagurishije rya shyamba rye agomba kuyamabyanze bikunze umva rero mukabyagaje umwana wanjye sinzi kunyuko wenda yaba yarakunyuriye muri makeya ibyo twakwifuriza ariko hirya hari umwana kwishingira nyine ukuze se cyose kandi nibiki ahubwo ejo tuzamutumira azimumenyane erega byarakomeye gusa icyo nakongeraho ari umwana w'iyubaha nkwiye gushingira rwose naho kumutumira rero none bigeze kure none se ni ngombwa da ese ugira ngo twamukira aramutse amenye ko waje n'ahangaha ukagenda mutabonanye reka ta nta wamukira yabwirwa n'ikise mutabimuze oya ntitwanamukira ko yarabyiyemeje rwose kandi n'umwana rwose n'amafaranga y'uko sindamenya aho nzayakura ariko yarantabaye nuwo gushimirwa nako nzamushingira umukobwa nizeye yuko ibyo byose mutabintekerezaho nk'igihembo cye oya nzamukura erega nako mfite uburenganzira bwo kwihitiramo kadani mugomba kwihitamo iki mukobwa ariko iyo misubirize mu gihe tugezemo ntawe ushyingirwa iyo misubirize yanyu ariko mw'abakobwa mwe abakobwa b'iki gihe bameze bate koko umva ko nsubiza nzaba mbarirwa da wagiye ucisha make ukasubiza suka byaye nambita uzinigoro n'uruzungura dore uwo musore wirataho umurutaho imyaka yido ibiri kandi n'uwo musore utagira ukwasamba nambuye data arakora kandi bafite n'igare rishya wowe uzishinga cyacyo manzi afite igare da amamodoka arazana ngo amagare uzishinga cyacyo manzi batubwiye muhora mugenda na buri gihe iyo ngiyo kwaterera uriya icyo kwaterera kandi mwabikuye uzamwishinga uzapfurongowe ntaheza aho ngaho abo bangana ntibabyaye kane mwihorere yirye daraho nibere umutima mwana ntiwuzura igituza urumva ubanye uwo wese uzaba wibonera uzabyibonera uwo mukobwa wo kwaterera se kandi aje ati erega inkuru ziragenda nuko ngiye imigi yose mwabungereye iyo yose ubanye uwo wizinduka ngo bari giye kureba abagira ni benshi kaburimbo yawe nawe se
icyo gisome cyacitse wabo cyo katsi yashatse indi nshuti mbese nta bwashiye kigagishye Kigali koko ukemeza ndavura ngo cudika n'iryo shyano niko yabanje akagira icyo yimarira akabona ko wemera bakagusabye bose ubutari umutegarugori kimwe n'abandi batatu bose batagira uko basasa inga bari ingo barazishinze igitangaza ingo zirakomeye urungano rwanjye n'urwo bari yewe ibyo abategarugori nzaba mbijyemo niba uko twambara ubwo mu minsi iri imbere uraba ukiri umwari ukubura byose cyo ntazi erega abagabo ntabwo babuze none umujyi barahari rwose uri muzima none se hari urundi se twakwifuriza utari urwo uriya musore uriya mutiheba yo kuzatuma koko hano Rwanda ariko ababyeyi namwe nako nzabanza mubone numve n'imvugo ye ahubwo mwana wanjye umva se agomba kuba afite umutungo ugaragara aho ubundi bene utwo duhungu ngo twiza ku isura tuba twishakira amafaranga y'umukobwa gusa njye ntayo mfite rero se mwana wanjye wowe ayo ufite ayo yose umaze numva ngo ni ukuyasuka mu misatsi gusa uyapfusha ubusa uyamaze akindi wayamajije ibyo bintu bihindura gutyo bigura make hari ikindi wayamajije ejo bundi iso ntiyarindagiye ajya kuguzaguza hirya no hino kugira ngo mbone amafaranga y'umwana ajya kwiga wabanjije se ukamurihira Minerval ya murumuna yabaye se Minerval Simba nzibye Bufaransa nibagiye kumwirukana mu ishuri ubu nibwo tujya kurondogora uwo mukobwa warirata ko tuhumbi akorera twamafuti muteba we ntayafite umusore yangurije 2,700 atayakuye mu mufuka ese ntiyafite ko afite n'igare naherutse kugura icyarimwe nyanizi afite igare nyine se shatu z'amashashi uyu ukajya no kuzikukira ukazikamisha ntiyaziragiye se wabo uri icyo yari mu mutara nibona n'amaso yanjye igitangaza kibaho umutungo arawufite mba nambaye icyo afite cyo ni umutungo arawufite rwose ari hafi kuzuza inzu nziza rwose nziza kandi urarizi ryagari yego noneho ugatera ingofero n'umukandara asiwe maze mwongere mu nyumve amamodoka ahari amavatiri meza nanga amagare najyana amagare cyangwa uzanirorerere nzamubwira se icyo urabona ngewe atanu n'ubundi umukobwa na nyina nawe ubashyira amakenga we n'abandi amagare abe magare ugize ngo ikibafaka ndamwosha ngewe ndosha umwana bafakure ndosha umwana kugwa kuzira nuko urakoze nta kundi wambwira nibyo koko urakoze ikigoryi kibi cya nyina n'ubundi ntumva wakafata ntumva ibyo nkorewa cyomanzi we Majina na Yesu ndebereye umuntu